The Zoom TV 24. Asamba murakoze kwemera kuganira n'itangaza makuru turi kunshura 25 u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ariko uyu munsi turimo kwibuka by'umwihariko abahanzi n'abandi baba bafite impano bicwe muri jenoside. Ese kumva ko muhanzi wari ufite impano yishwe muri jenoside, kumva ko ari umuhanzi mugenzi we wabigizemo uruhare wenda akicwa muri jenoside, hamwe n'abahanzi noneho mwumva uruhare rwanyu mu kugira ngo noneho tugire abahanzi bafite icyizere batarangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside ari uruhe nk'abahanzi? Mbanza kwanza nihanganishe abacikacumu bazize uko baremwe, bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ndababwira nti bakomere, byiza biri imbere, ubuzima burahari kandi biragaragara. Cyakabiri ikintu cyane cyane cyo rubajije cyuko abahanzi niki bakora kugira ngo ibyabaye mu Rwanda bitazongera. Sicyo cyane cyane navugaga. Icyambere n'ukuririmba indirimbo zisakaza amahoro, zifite ubutumwa bw'amahoro, indirimbo zunga abanyarwanda, indirimbo zibakundisha igihugu, patriotism, indirimbo zibashiramo ubunyabugabo bwo kumva ko bagomba kukitangira. Abarokoye iki gihugu bari bafite iyo myaka ya 20 none ubu urubyiruko ni narwo rwinshi mu Rwanda, bazatere ikirenge mu cyabakuru babo. Turabyina tuvamo koko nkuko bibivugwa, ariko ikintu cya mbere koko wavuze shimangiyeho cyane cyane cy'abahanzi. Bahanzi muri ibi bihe bagomba kunamira aba bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, bagomba gusana imitima. Ubutumwa bwabo burakomeye. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.